ibaha kits ibikoresho harimo zino moteri zuhira for free ku buntu n'ibindi amagare iki nyine bo baraza bakagusura bakajya kuri field aho ukorera urubyiruko munsi y'imyaka 35 iyo basoje bahuza n'ibigo by'imari. Akomana uburyo uri kubivuga wagira ngo yakwishuye. Oya nakonyishyura oya nakonyishyura dushaka cash urusiko dushaka cash koko nizo nyine nje nabonye bakagarara ese arya se kagarara nko yarabirimo. Oya kagarara ntabwo yarabirimo ugahita yakubita ku kadege kugira ngo azari menshi ugahita yakubita kuri. Ubwo rero uratsindiye naratsindiye amafaranga urayafite bambwiye ngo amafaranga urayafite kabisa. Uyu ni umushyitsi n'umwe mu batsindiye amafaranga yo muri Youth Connect. Ndagira ngo dushime Youth Connect kabisa turabashimira cyane ariko ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu tanga amahirwe cyane ku rubyiruko buduhereza inzira zose zishoboka kugira ngo urubyiruko ruve hano rugere hano bijyanye n'ibyo rukora bigamije iterambere. Harya se muri Youth Connect buriya nk'umuntu wa nyuma umuntu nyine wa nyuma nje nabonye bakagarara ese arya se kagarara nko yarabirimo. Oya kagarara ntabwo yarabirimo ariko yari yatumiwe nk'umwe mu rubyiruko mbese rukurura urundi rubyiruko rufasha urundi rubyiruko mu mirimo yabo ya buri munsi nk'umwe influencer nyine ubasha kumotiva urubyiruko mu byo rukora. Urabizi ko kagarara afite hashtag ivuga ngo disability not inability. Rero no kuvuga ngo biriya no kugaragariza urubyiruko ko waba ufite ubumuga waba utafite ubumuga uko waba uri kose ko uhawe amahirwe mu ngeri zose zishoboka. No muri Youth Connect icyo cyiciro cy'urwo rubyiruko kirimo kandi babonye amafaranga. Warumbaje uti rero yenda ayanyuma ni ukuvuga ngo hariya urubyiruko rusaga 270 rwahawe 1 million buri muntu kuri rubyiruko. Numva ko ni amahirwe adasanzwe ku rubyiruko. Ayo mafaranga ni menshi miliyoni imwe kuri buri wese urumva ko ni amahirwe leta itanga. Tuva hano rangurira akantu nta kibazo. So aya mafaranga urabona n'ubu ngubu twebwe urubyiruko n'abagenzi banyu usanga twarabuze ahantu ukuntu nyine dutangira business. Hariya ni amahirwe y'uko umuntu yabona igishoro. Hariya ubundi duciye ku mvugo ya His Excellency role model wacu twese tureberaho ashishikariza cyane urubyiruko kwigirira icyizere kutarambirwa gutekereza kure. Ni ukuvuga ngo aya mahirwe ashingiye ku rubyiruko rubasha gutekereza kure rukabasha kugira icyo rukora rukabasha kugira icyo rukora mbese ni nko kubwira ngo ufite ikingo mpereho ngira icyo ngufasha. Hariya rero urubyiruko rwari ruriyo ni urwabashije guhiga urundi mu turere. Ni ukuvuga ngo abatangiye business ariko zirimo udushya. Business zirimo udushya nkanjye ubusanzwe amazina nitwa Eli Byusenge ndi CEO na founder wa company yitwa Honey Hope Limited. Ikorera mu murenge wa Imuri dukora modern beekeeping muri Nyagatare. Muri Nyagatare karere ka Nyagatare dukora modern beekeeping. Then dufitemo ni company ifitemo ibyiciro bibiri. Dufite modern maize farmer aho dushobora guhinga ibigori yego mu buryo bugezweho. Then tukagira modern beekeeping. So dubasha gukusanya n'umusaruro w'abakora beekeeping babakora ubworozi bw'inzuki tugakusanya umusaruro wabo then tukavanga n'uwacu ukaba mwinshi kurushaho then tukawushakira isoko tukanawutunganya tukawupakaginga. So rero ariya ni amahirwe leta yaduhaye yo kwitabira Youth Connect tukabasha no gupasinga mu karere gutyo tukazamuka then mukaba mwarabonye aho tubashe kugera n'ubu ngubu tukaba turi kumwe. Hariya rero nabonyemo n'abandi kuko hari harimo Youth Connect imwe hari harimo Youth Connect na Arts Connect hari harimo n'ikindi nabonye nasobanukiye neza ngo ni aguka. Yego ni ukuvuga ngo
iriya ni abapatina ni abafatanyabikorwa ba minisiteri y'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi. Ni ukuvuga ngo hari aguka ideation nayo ni competition ukwayo, gusa ariko ni umufatanyabikorwa kuri kiriya gikorwa cya Youth Connect Awards. Haba harimo rero abantu b'ingeri nyinshi zitandukanye. Nabonye haba harimo Agri Connect, abakora ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi, babunga bahatana ukwabo. Hakaza Art Connect, ni ukuvuga abanyabugeni n'abahanzi nabo baba ukwabo. Noneho muri Art Connect aho bibera byiza ngo n'umuntu ufite imyaka 60 we abayemeye yajyamo. So akabamo women, abagore nabo bahatana ukwabo. N'ikiciro cy'abafite ubumuga, hakabaho n'ikiciro cy'abafite ubumuga. Ariho buriya Kagarara nyirango. Hariya niho Kagarara byaziye mu rwego rwa motivation, mu kumotiva abandi. Wabibonye ko byagaragaraga neza. Ariko muri aguka ideation ntago ho bisaba ko umuntu aba afite business. Aguka ideation hoho nukuvuga nakubwiye ngo leta iha amahirwe urubyiruko yose ashoboka. Urabona hariya muri Youth Connect Awards ho bakubaza bisaba kuba umushinga waratangiye, ufite na RDB certificate, nukuvuga nyine umushinga wawe uri ku isoko ry'umurimo. So ikintu bakora ni iki rero, ni ukureba noneho wa mushinga uri ku isoko ry'umurimo watangiye nk'urubyiruko ni iki wafashwa, urakora noneho se harimo utuhe dushya, ese wafashwa iki kugira ngo ubashe kuva hano ujya handi ukomeze waguke ugere hejuru hashoboka. So no kuvuga ngo rero muri ideation, muri aguka ho ntabwo bareba cyane umushinga watangiye gukora, ahubwo bashobora no kureba igitekerezo cy'umushinga. Utekereza iki, ushaka gukora iki, noneho twebwe ngo turebe igitekerezo ni kizima, ni cyiza, kirimo udushya, hanyuma tugufashe kuzamuka kugera aho wifuza. Ahubwo se banza unyibutse nawe, banza utubwire weho ugeze, kuko wenda uri kuvuga uti igihugu gitanga amahirwe, ugeze aha kimufasha gutya. Weho tubwire ahantu ugeze, aho watangiriye naho waba ugeze aka kanya, nyine ubitubwire mu ncamake. Byari bigoye cyane nyuma ya COVID-19. Nari ndaho nicaye ntekereza icyo nakora kugira ngo mbashe kureba ko nagira akantu kira mu mufuka. Nta muntu COVID itakubise. Byari bigoranye kubera ko akenshi COVID izamo, abenshi mu bari bafite imirimo imwe n'imwe, kenshi nkatwe twakoreraga abandi bantu ku ruhande. Nari mfite akazi ariko nyine nako katanshimishije, nakoreraga umuntu. Karakomeje muri COVID, muri umuntu mucururiza. Then nyuma muri COVID mo hagati biba ngombwa ko abantu hazamo lockdown, bafunga. Bafunze uwo muntu agabanya abakozi, nawe akugabanya, nanjye ngabanyamo. Biba ngombwa ko naha iwacu, ngeze mu rugo byari ibibazo cyane. So rero nyuma impamvu nakubwiye ngo leta itanga amahirwe ku bantu bose, muri Nyagatare haje ikintu bita Hanga Hub. Ego Hanga Hub ni ahantu hose mu gihugu, anda ICT chamber nyine ifasha urubyiruko. Ntabwo ari ahantu hose. Hanga Hub ziri ubu nakeka ni 5 ku rwego rw'igihugu. Ego ni 5. Burya njye nari nzi ko buri karere irimo. Ntabwo ari buri karere. Nyagatare rero niho hantu hambere hagiriwe amahirwe yo kuba hambere hari Hanga Hub. Nawe wagize amahirwe no gutangirana n'abo banyeshuri. So noneho ntanga ho baragenda bakakira igitekerezo cyawe, bakakizamura, bakagiha umurongo, bakakubwira ati iki gitekerezo cy'umushinga bakagukora icyitwa plan business, bagaplaninga business yawe, bakareba nimba harimo udushya, bakagufasha kutongeramo, bagufasha kuyinonosora no kuyinoza, ndetse no kuyishyira mu bikorwa. Size ngizi tuvugana iyi project yanjye yaciye muri uyu mushinga, muri iyi company yanjye ya Honey Hub. Mbese urebye ni nkaryo tangiriro niyo yagufashije muri make. Icyo ni icyambere cyo mu bantu bamfashe. No kuvuga ngo umuntu wese uri Nyagatare, like uri za Musheri, uri za Rukomo, Tabagwe, ahantu hose w'urubyiruko ashobora kumanuka hariya kuri Hanga Hub, nawe akaba
wa mushinga we akaba yawuha. Njyewe ndi ubuhamya bw'igendera biturutse kuri Hang Hub, nta kintu urubyiruko rutageraho rwo hano iwacu Nyagatare. Ikindi dufite abafatanyabikorwa baza bareba cyane urubyiruko. Nk'ubu hano muri Nyagatare dufitemo umupatina witwa Shora Neza. Shora Neza nawe muri agri, urubyiruko rukora ibikorwa bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Shora Neza ni umushinga ushyirwa mu bikorwa na Good Neighbors uterwa inkunga na Mastercard Foundation. Ni umushinga bigaragara ko waje gufasha kandi koko byaratangiye, kuko nanjye ndi umwe mu batanga ubuhamya bw'uwo mushinga. Ufasha urubyiruko rukora ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi, ukareba ibikorwa byabo, ukabaha amahugurwa kuri ibyo bikorwa. Ukivuga Shora Neza yitubwireho neza, ndumva nawe wagira ngo ni amahirwe. Yego, Shora Neza ni amahirwe ahambaye ku rubyiruko rwa hano iwacu Nyagatare. Bakora ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi. Ni ukuvuga ngo Shora Neza ni umushinga ushyirwa mu bikorwa na Good Neighbors. Good Neighbors ngira ngo twese turayizi. Ni NGO, ni umuryango udashamikiye kuri leta, ariko ufasha ibikorwa, ukora ibikorwa nakwita by'ubutabazi. Hanyuma iyo NGO ifite projet ya Shora Neza. Hanyuma iyo Shora Neza yo ifasha ibikorwa by'urubyiruko bishamikiye ku buhinzi n'ubworozi. Rero ni ukuvuga ngo Shora Neza ifasha ibikorwa by'urubyiruko by'ubuhinzi n'ubworozi, ibaha kits, ibikoresho, harimo zino moteri zuhira for free ku buntu. N'ibindi amagare, iki nyine bo baraza bakagusura, bakajya kuri field aho ukorera urubyiruko munsi y'imyaka 35, bakareba icyubura kugira ngo projet yawe ibashe kugera hejuru, kugera aho wifuza. Reka twihutishe. Twebwe icyo tuba turiho ubu ngubu dushaka cash, urusiko dushaka cash, kuko nizo nyine iki gihe nizo dukeneye, ntabwo dukeneye ibintu byinshi. Ibyo rero na Shora Neza nabyibikoraho. Ifata rwa rubyiruko ramaje guha amahugurwa, ba traininze babwiye ati bino bikorwa gutya, bikoreshwa gutya, bakabaha amahugurwa ku mikoreshereze y'amafaranga, iyo basoje bahuza n'ibigo by'imari. Hakomana uburyo uri kubivuga wagira ngo yakwishuye. Oya, nakunyishyura. Oya, ntabwo nyishyura. Shora Neza ntabwo yanyishyuye nawe nyamamarize, ariko nge ndi umwe mu bagizweho ingaruka nziza n'ibikorwa byayo nayo. Niyo mpamvu rero kubivuga ubona nta kimwaro biba bineye. Nibutse abadukurikiye ko bamwita Byukusenge Elie, ni rwiyemezamirimo, ni umwe mu bantu b'abashabitsi bari muri Nyagatare b'urubyiruko. Turi kuganira nawe, ari kutubwira inzira nyine uburyo we yatangiye n'uburyo nahageze, noneho n'uburyo hari amahirwe y'ukuntu umuntu yashobora kubona igishoro byoroshye nyine kandi bitagoranye, n'ukuntu leta itanga amahirwe. Byukusenge rero gukora ibintu by'ubuki, ubu ngubu ngeze iwawe ubuki narya nkekamo cyane kabisa. None se weho ibintu by'imisoro ntabwo bikugora, kuko urubyiruko akenshi usanga n'ubu ngubu tuvuga uti cyane sinakora kapisa kubera Rwanda Revenue yareteye iwanjye ndamutse mfunguye. Oya, namara impungenge urubyiruko, kubera ko kandi nkanabashishikariza kwandikisha projet zabo cyangwa se imishinga yabo muri RDB, bakabona kiriya cyemezo cya RDB certificate. Kubera ko ikintu cya mbere bifasha ni iki, bituma kampani yawe cyangwa se umushinga wawe ugira ubwirinzi. Urabona urugero nka Honey Hope, izina imaje kubaka haba hano iwacu Nyagatare n'ahandi hirya no hino, ndamutse ntarawandikishe muri RDB, hari undi muntu ushobora kuza akananga akawandikishamo. Yawandikishamo akaba yantwarira izina, urugero akaba yantwarira iryo zina, najya njya ahantu nkasanga uwo muntu yashyizeho product ziwe, bikitirirwa ko ari njye cyangwa kandi atari njye wazishyizeho. Yego, iyo umaze kuregisitaringa business yawe biha umutekano mu buryo bw'uburinzi. Ikindi biyiha izina ku rwego rw'igihugu ndetse na international. Ni ukuvuga ngo n'andi mahirwe yose aza, yenda urugero nka Yes Connect, ntabwo bagufata muri Yes Connect utararegisitarinze business yawe. Ikindi bigufasha, ikindi namaraho impungenge mbese urubyiruko, RDB iyo uregisitarinze company yawe cyangwa business yawe, bo baguha imyaka 2. Yego, baguha imyaka 2 yo gukora testing, ukareba niba kuko umushinga wawe wunguka ku buryo wakomeza. Imyaka 2 y'ubuntu udeklara zero, yego, y'ubuntu utishyura imisoro.
then iyo ya myaka 2 irangiye urumva uba warangije kumenya ese umushinga wawe urakora cyangwa ntukora. Urumva rero yes ni testing. Ni ukuvuga ngo uramutse ubonye muri ya myaka 2 ukabona umushinga wawe ntukora, ushobora kugenda tin yawe cyangwa se tin number yawe bakayihagarika. Icyo gihe imisoro ukaba urayikupiwe. So ariko ndumva mu myaka 2 umuntu aba yarabashije kumenya uko business yiwe igenda. So dusoza weho ni iyihe nama ugira urubyiruko, kuko akenshi ushobora gusa urubyiruko rwinshi tubona amafaranga ugahita yakubita kuri TMP kubera ko dukeneye ko amafaranga ahita aza ari menshi, ugahita yakubita ku kadege kugira ngo aze ari menshi, ugahita yakubita kuri betting nka nijoro. Abantu barebye umupira usanga kuri radio bari kuvuga ngo shirira kuri iyi kipe, shirira kuri iyi irarya, mu kanya bakaba baratwaye. So inama wabagira dusoza kugira ngo nawe ujye mu kazi kawe. Ikintu nagiraho inama urubyiruko ni ukwirinda gutekereza cyane inyungu za vuba vuba, bagatekereza kure nk'uko umukuru w'igihugu cyacu abitubwira buri munsi, kandi bakihatira kuba bumva ko inshingano bafite anytime bashobora kuzazibazwa. Ikindi inama yena naho urubyiruko ni ukutarambirwa. Ni ukutarambirwa pe. Bashiremo akabaraga. Yes, urubyiruko akenshi usanga dukora ikintu tukaba dukeneye inyungu zako kanya. Ariko mu by'ukuri utarambiwe ntiwumve ko niwibonera nk'umusaza umaze imyaka 50 akora, ubona ari kugenda muri lava yiwe, nawe ngo uhite ukeka ko mu myaka 20 ushaka kuyigendamo. Ubona umusaza yitungiye iPhone yiwe, nawe ushake kuyitunga ku kanya. Rero icyo nabwira urubyiruko ni icyambere ni inama 3 z'ingenzi bagomba gukurikiza. Iya mbere ni ukutarambirwa. Kutarambirwa. Iya kabiri ni ukwigirira icyizere. Akenshi nk'ibi bintu by'amarushanwa usanga urubyiruko ruvuga ngo biriya biba bifite abo byagenewe, ntago najyayo n'ubundi hari abatoranyijwe barahari, ariko turabahamya bibishoboka yuko buri muntu wari we wese yabasha kugira aho agera biciye muri amahirwe leta. Iya gatatu ni ukudapinga amahirwe. Yego, ni ukudapinga ahantu urubyiruko rwumvishe hose leta yabahaye amahirwe bakajyayo bakitabira. N'ubu ngubu Youth Connect iri online barafunguye, link zirahari, bari ku applying, ariko usanga urubyiruko rudafite ubushake bwo kubijyamo. So twabashishikariza kubijyamo. So ni ukuvuga ngo rero izo nizo nama 3 nagira urubyiruko kugira ngo rwose babashe kuva aho bari bagera handi, katarambirwa, kwigirira icyizere no kudapinga. Katugushimire urakoze kabisa kuba bigize neza. Urubyiruko rwose murabyumvise, kandi ni mukoresha imbaraga musheme iyo wumva ibyo bintu byose avuze uburyo wakwiteza imbere, wumve ko ari ibintu byanyabyo, ntago ari scams nk'ibyo ugasanga harimo scams. Wowe ufata amafaranga yawe, niba ufite make funguzaga aka business company cyangwa se business yose ujye kuri RB bagufashe, then utangire, kuko bitangira gahoro gahoro bikagera kure. Yego, dore ngiyi na certificate yacu twayibona ko yatsinzemo muri Youth Connect Awards. Rwose namwe mushonje muhishyuwe. Nakoze cyane. Yego.